ataka inyuma ku bana bo mu misozi miremire nicira birarura. Rugaju ati wowe uri goregore nagufashije byinshi ariko ntunyurwa, narafunzwe urabyishimira ariko ukina nawe ntumuzi. Urabizi ko bakwirukanye kuri RBA kubera ubusinzi bwawe n'amatiku yawe ariko ukina nawe si umuzi. Mwashatse gusenya radio yanjye kuko mwansabye akazi nka kabima. Umushahara muhembwa aho ngaho kuri iyo radio nge nguhemba umustajeri ugitangira akazi ahangaha. Nka ibyo bidahagije mfite ubushobozi bwo guhamagara uwo boss wanyu mukorera mwese agahita birukana mukabura akazi. Iyi SKFM ni yanjye mvugira kuri radio yanjye ariko mwe muvugira kuri radio y'abandi kandi mugahembwa inyica nikize. Ubundi ubunyamakuru uhembwa udufaranga tutanangurira internet ni gutavuga. Ayo niyo magambo ya Sam Karenzi asubiza abanyamakuru bo kwisibo radio barimo Faustinho Mutangazaji na Leonidas. Ati muntu mahinyanga Rwanda ngo zize zingushe mu mutego ariko mwe abanyamakuru be mo kwisibo ntacyo muzantwara. Aka kanya mfite ubushobozi bwo kubwira boss wanyu mwese agahita birukana uko mukora kuri radio isibo. Lorenzo we ati wowe wagasaza we katabona nirwa nkurandata ku kibuga utabasha kureba aho wicara ariko wagira kuri radio ukanyataka. Ati wagakwiye kumenya kutabona ukareka no kwibasira abantu. Niyo magambo ya Lorenzo Christian asubiza umunyamakuru wo kwisibo TV wari wamwibasiye. Ubu hari intambara y'ubutita hagati y'abanyamakuru b'imikino mu Rwanda. Abenshi bavuga ko hari na radio ishobora gufungwa cyangwa abanyamakuru bagafungwa. Ni gute twisanze ahantu aha abafana aho kugira ngo bakurikire amakuru yo mu makipe ahubwo bari kwifanira intambara hagati y'abanyamakuru bakabatangarije amakuru aho kugira ngo abafana bafana imikino ahubwo bari gufana bakabagejeje iyo mikino. Byaje kugenda bite ngo abanyamakuru bashyiraga hamwe baje gucikamo ibice haze n'inzangano kugeza naho bigeze muri RBA mu gihe abandi bari kwizihiza Saint Valentin. Bamwe mu banyamakuru ba siporo bakomeje kwanikana ku gasozi. Byagenze bite ngo abanyamakuru bafatwaga nk'ikitegerezo muri siporo nyarwanda aka kanya bari guterana amagambo hoshya abagore. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business